ari ukunyujije ahatanyurwa kubera impamvu. Yego hari uzibuye inda batabireba kubera impamvu. Hari kwicaje ku ntebe kubera impamvu. Nyakira ngo amen. Yatwaye umugeni we muri vewiti, nanjye bampa igikoko cya vewiti ntwaramo marene gusa, nta kandi kajagari. Burya impamvu mugenda muri imwe nuko muri abakene. Abakire umusheri atwara umusheri we, pare agatwara marene, bakagenda biganirira. Natwazaga akaboko kamwe. Nzamurira cyane ngo amena. Imana ije kunyura muri sansenike. Numva rero irambwiye ngo aya masengesho ntabwo azapfa ubusa. Se wabibwiye mugenzi wawe kamubwira ko aya masengesho atarapfa ubusa. Irambwiye ngo aya masengesho ntabwo azapfa ubusa, kuko ije kugusura igusubize byose nta na kimwe kibuzemo. Nariko ibaze guteranya amafaranga umuryango ugapfuka batagiye kwivuza, kumba arwaye sansenike, arwaye urukundo, arwaye inzira y'Imana. Ukiraha reka nkubwire, ngiye kuyisaba ikintu kigoye. Ubundi niyo message ngufitiye, nje kukubwira ko Imana ije guca muri sansenike ahatemewe. Ubundi deseri wina ni abagiye kugira usororo. Icyambere ni amakuru kura hangaha arabayize. Ntegereza rero iyo sansenike aho izaca. Kurikirana amakuru wumva aho. Haleluya, haleluya. Tureba abantu baha agaciro ijwi ry'Imana. Abo nibo nkorana nabo uyu munsi. Abarikunda muvuge ngo amen. Buriya ndi umuntu ukunda aho Imana ivuga, nahirirwa nkaharara, uhantegeye wanyica. Hari abatazi ibi bintu agaciro kabyo, ariko ugira umugisha. Ugize umugisha, ijuru ryakuvugaho. Ubu sinkibarirwa iwacu mu basindi, ahubwo mbarirwa mu bana b'Imana. Amen, amen. Rukundo twicaranye ndamukunda. Nigeze muhanurira nagiye Nyagatovu iwabo, ndamubwira nti ariko ruku ko Imana ndeba ishaka gukora, atariko n'ubundi ndakora. None dore ibyimukoreye. Kambabwira akantu mutazi. Uyu muhanuzi umuhanuriye ntabwo amuzi. Iyo nza afite imuhanga nanjye ntabwo nyizi. Cyo koza nzi ko agenda ku kamoto, nicyo nzi. Ariko buriya ndatangaye, usubira uti ndatangaye. Maze rero abadaha agaciro ijwi ry'Imana muhaguruke mwitahire, hasigara abantu barishaka. Ntabwo ari inyanya ngo zirahomba, nimutaryemera ndarijyana handi. Murumva mwiteguye kumva ijwi ry'Imana? Murabyiteguye? Murabyiteguye? Igitabo cy'umuhanuzi mukuru witwa Yesaya, ibice 38, dusome umurongo wa 7. Niho icyo kurya cyacu giherereye uyu munsi. Yesaya. Abatazi bitabo kubitondeka muzajye mubikoramo akaririmbo, niko kera twabivugaga. Itangiriro kuva Abalewi kubara
gutegeka kwa kabiri, Yosuwa abacamanza, Rusi Samweli, abami, ibyo ku ngoma, Ezira Nehemiya. Dukomeze? Ubwo tuvuye kwa Esteri twagera kuri nde? Kwa Yobu. Twava kwa Yobu kwa Zaburi. Twava kwa Zaburi imigani. Twava ku migani umubwiriza. Twava ku mubwiriza indirimbo ya Salomo. Hirya y'indirimbo ya Salomo Yesaya. Muzabikoremo akaririmbo, abataragize amahirwe yo kugera muri teolojiya ngo mwige kubitondeka, mumenye ko habanza 39 by'isezerano rya kera na 27 by'isezerano rishya, ubikoramo akaririmbo bigafata. Ubwo simbarangiye. Hanyuma twagiye Yesaya ibice 38 umurongo wa 7. Iki nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye, gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Mvugira ngo amen. Nimwakira ijambo ry'Imana. Yesaya mumukunde. Uzi impamvu mugiye kumukunda? Bibiliya igira ibitabo 66. Yesaya akagira ibice 66. Ubwo ntacyo mwumvamo? Ni nka Bibiliya yose. Niwe wenyine ugira ibice 66, na Bibiliya yose ikagira ibitabo 60 na bingahe na 6. Ubuhanuzi bwose bukubiyemo. Yesaya yandikiye abayuda bene wabo, ariko bari barateye Imana umugongo muri icyo gihe. Nusoma kuva mu gice cya mbere kugera nko mu cya 5 uzasanga yarahanuriye abayuda avuga tongana. Igice cya mbere umurongo wa 16 baravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze, muve mu byaha byanyu bibi binuka biva imbere ya data. Kuki mukabya gukubitwa muzize gukora ibyaha? Umutwe wose urarwaye, umubiri nta hazima. Ageze mu bice 2 aratongana. Narindiho mbabwira ibya Yesaya. Yesaya mumukunde, niwe wenyine uhuje na Bibiliya ibitabo. Bibiliya igira ibitabo 66, Yesaya akagira ibice 60 na bingahe na 6. Yandikiye abayuda bari barateye Imana umugongo. Naringeze ku gice cya mbere umurongo wa 16 aho yavuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze, muve mu byaha bibi binuka, mureke gukora nabi mwige gukora neza. Hanyuma ageze ku bice 2 aravuga ngo hari abantu basigaye barutwa n'inka, kuko inka imenya aho itaha, n'indogobe ikamenya urugo rwa shebuja, ariko abakobwa b'igikondo baranywa bagasinda bakahobera ibyatsi n'inzira bakayoberwa aho bataha. Niko yavuze. Ageze mu bice 5 araririmba, abikoramo indirimbo, aravuga ngo umukunzi wanjye yari afite urutoke rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, araruzitira, araruhingira, arukuramo urwiri, arimburamwe amabuye, yubakamo inzu y'amatafari ndende yo kuzasaruramwe ibitoki, ashaka imivure yo kuzengeramo, ariko rugiye kwera ngo rwera indibu. Indibu ni iki? Indibu nudutsina tuba mu ishyamba rya kimeza, twera gatoki, ukabona na gatoki nyagatoki, ariko watonora warya, karasharira kurusha kurya intobo. Arangije arabihindura ngo uru rutoki nta bandi ni abayuda, ni insina nahingiye, ni abanyarwanda. Nabiringiragamo guca imanza zitabera, bukeye mbasangamo kurenganya. Narinzi ko bazavuga na Yesu uvuye mu mutima, none nuwo ku munwa gusa. Aravuga ngo nimudukize. Mu bice 6 ahanura Yesu, kugeza mu bice 9
aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwe Manweri, igitangaza, data wa twese, umwami w'amahoro, amukikira mu biganza. Ariko wumve guhanura kwa Yesaya. Yaramuhanuye hashira imyaka 800, Yesu abona kuvuka, yapfuye atamubonye. Ese umuntu ukurura ibintu biri mu myaka 800 murumva atari umuhanuzi? Yesaya niwe wahanuye indege mu kirere, kuko yaravuze ngo mbonye abantu bazagurukisha amababa mu kirere nk'ibisiga. Burya ni indege yabonaga. Aravuga ahanura uwitwa Kuro ataravuka. Aravuga ngo Kuro we, ndimo ndakureba, ndakubonye, uzagirira umumaro Abisirayeli, uzaruta abami benshi ubwiza. Aravuga ngo Kuro we, amarembo yawe ntazugarirwa. Niwe wahanuye metalike, aravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nimpura n'inzugi z'ibyuma nzikatemo kabiri. Nta byuma byabagaho by'inzugi, bakingishaga ibyatsi, ariko ubwo yahanuye na metalike. Yesaya rero yaje gupfa yishwe n'umuhungu wa Hezekiya witwaga Manase, aho yari yagiye kwihisha mu giti kirimo umwenge ahagazemo, azana urukeza arakera, amukatamo kabiri, arapfa. Yesaya yari umunyamasengesho ukunda kujya muri Gobyori nka bamwe baraha, kuko ubu butumwa bwe babusanze ahantu yakundaga gusengera muri Gobyori mu buvumo, babushyira ku mpapuro barabutangaza. Yesaya rero niwe ugiye guhanura. Uwahanuriye ni uwitwa Hezekiya, ariko ubu Hezekiya nta uriho, ni ngewe uriho nawe. Haleluya. Wakire rero ubuhanuzi uyu mugoroba. Yesaya yagiye guhanurira uwitwa Hezekiya. Hezekiya yararwaye kanseri, kandi kanseri irica, sibyo? Sibyo? Irica. Aramubwira ngo Imana iravuze ngo tegeka, raga iby'inzu yawe, bwira abana n'umugore aho ibintu byose biri, kuko utazakira. Aramubwira ati ndabizi kanseri yishe naka na naka, nanjye izanyica. Ariko akivaho Hezekiya yerekera ivure, muri make ajya mu masengesho, ajya kuvugana n'iyera. Umuntu udaha agaciro ijwi ry'Imana uyu munsi ntabwo dukorana. Imana niyo shefu mukwiye guha agaciro. Hanyuma rero amaze kwerekera ivura arabwira Imana atari ko Mana, ubu ndapfuye abana ntabareze, sinshingiye, ntakarangije segonderi ngo nge muri graduation bampakanya amakeza, ubu koko ndapfuye. Ese kanseri ntabwo wayikiza? Ngo yibutse Imana imirimo, atambika Imana imirimo n'ibikorwa yakoze. Nushaka uzarebe iyi nzira iri hano, icyo washyizeho ukibutse Imana. Imana ibwira Yesaya ngo subirayo, ugenda ubwire Hezekiya ngo nkongereye imyaka 15 yo kubaho. Yesaya rero nako Hezekiya abaza Yesaya atesesa, ugeze mu rugo? Undatoye. Ndabwirwa n'iki ijwi rya mbere rimbwiye ngo ndapfa kandi kanseri irahari? Ndabwirwa n'iki ni rya kabiri rimbwiye ngo ndabaho ndama imyaka 15? Ndabibwirwa n'iki rivuye ku Mana? Undi ati nawe warabatijwe wisengere, wirwaneho. Topiki y'intego ngiye kuvuga ahangaha, nabazaniye ijambo rivuga ngo Imana igiye guca muri sansenike, ariko ikugereho. Mbwirira uwo mukecuru utazi igifaransa, umubwire ngo nahatemewe. Nishaka iraca ku mwanzi wawe, ariko ikugereho. Nishaka iraca muri banke nta konti ugiramo, ariko ikugereho kandi uyakuremo. Ntago mwabyumvise. Niyo message ngufitiye, nje kukubwira ko Imana ije guca muri sansenike ahatemewe,
bakabiguha batabishaka ariko bakabiguha. Nyakira ngo amena. Bakabisinya batabishaka ariko bakiroturuva babisinye. Ongera ngo amena. Ni iryo tangazo nkuzaniye. Bakakugarukira babitegetswe n'iyera ariko bakakugarukira. Iyo inyuze muri sansenike ntawe uyandikira, ntawe uyibaza ngo kuki unyuza aha. Oya, isi n'ijuru irayiyobora. Ni iryo tangazo nkuzaniye. Ni ka deseri. Ubundi deseri winaniye abagiye kugira usororo cyangwa mu Gatenga cyangwa Nyamirambo. Ni ka deseri nkuzaniye. Nje kukubwira ko ije guca hehe sansenike. Hezekiya tumva ukiraha reka nkubwire. Ngiye kuyisaba ikintu kigoye. Ubundi abiga ba scientifique bavuga ko izuba ritagenda ahubwo hazenguruka isi izenguruka ku zuba. Suko bizwi? None rero ubwo ushobora byose, ngewe ngiye kugusaba, dore bwije bwacukuye, ngiye kugusaba usubize inyuma izuba rigende rizenguruke ndibone ryateye metero 10 risubira inyuma. Ndamenya yuko kanseri nzayikira. Icyo yarayisabye nubwo bitemewe muri siyanse, ariko uko Imana ishobora byose irakimwemerera. Hanyuma izuba risubiza inyuma abireba, rirarasa. Mbwirira mugenzi we ngo hari usubije izuba inyuma. Kubera impamvu runaka, mubwire ngo hari usubije izuba inyuma. Hari ukunyujije ahatanyurwa kubera impamvu. Yego, yego. Hari uzibuye inda batabireba kubera impamvu. Hari kwicaje ku ntebe kubera impamvu. Nyakira ngo amen. Ngiyo message nazanye. Muyakire mukanya ngiye gusenga twitahe. Aho ntuye ubu ngubu mperutse kuvugurura inzu biremera, ndetse nyubakisha itafari rihiye, hagati harimo umucanga na sima, nibyo by'abasirimu. Ngeze ku gisenge mbwira umugore nti ntabwo nzasubizaho amabati asanzwe yantangiye ubuzima. Ati se urashyiraho iki? Ndashyiraho toporuta. Atari kuzi kwihamya we. Iwanyu se ko ntawe toporuta yahabaye? Iwacu ko wagezeyo nta yahabaye? Washyizeho hasanzwe ntimva inyuma kwa generation. Mujye mwihagararaho ariko. Byose ndabishobora kubera Imana, biratungana neza, ariko hasigara ikibazo kimwe cya porutaye. Iyo porutaye iyari iriho n'ibati naryo barashe mu ntambara ya jenoside, hanyuma aho amasasa asohokeye harasama, hakomeza kumera gutyo. Iyera rero irambwira ngo ngiye guca muri sansenike. Haleluya. Ariko nyishyireho ngo iyo wifuza. Icya mbere ni amakuru. Amakuru kura hangaha arabayize. Ntegereza rero iyo sansenike aho izaca. Kurikirana amakuru wumva aho yanyuze. Nk'umuhanuzi rero, abagore 5 b'abakire bansaba randevu ngo bazaze barebera imbere uko hameze. Nuko baraza baparika mu modoka meza. Imana irebamwo ukize cyane kubarusha. Abandi baca kuri cya giporutaye n'amena n'amahoro, kuri wa wundi anyuzeho. Cya giporutaye kirayitata muri kanzu ngo igura 300,000, iratata muri rashishi muri hera higeza. Umva maze guhembuka, ariko sindagurira umugore kanzu y'300,000. Iyo kanzu ntihenze? Ntihenze?
atahe atari ko ahantu munjyanye ni kwa Satani cyangwa ni ku Mana? Bati ni ku Mana. None si ikanzu yanjye? Bati ceceka tujye kumva amakuru. Ahubwo bamutiza agatenge arakenyera. Ubwo nge ntabyo nzi. Aho nzavira rero mu cyumba abana babahaye ikaze mu cyumba cy'amasengesho, ndaje ndabaramukije n'ubusabane bwinshi, nuko ndangije ntidusenge turasenga nsoma ijambo. Ndigeze mu hagati hamwe biryoshye nkuko muri kundeba mwafashijwe nabibonye. Atari ku ikanzu yanjye, ati kanzu yanjye. Undi ati kwakina Yesu. Ntese kanzu ni bwoko ki? Bati ntabyo uzi turakubwiye. Mpanuri wa mbere, mpanuri wa kabiri, ngo ngere ku wa gatatu. Wa undi ati mazi kanzu yanjye, ati kanzu yanjye. Mugenzi we ati we witonde, widusakuriza, uratuma tudafashwa. Atari ku bundi urinda kwigira gutyo wakemuye kiriya kibazo ugashyiraho porutayi nziza itaca imyenda y'abantu. Ndati ngaho ni mumpereza ishakoshi yanjye. Barayimuhaye, akuyemo sheke, ambaza indangamuntu, arebaho amazina yomba byandika neza. Aho ntabwo ari muri sansenike? Ntabwo ari muri sansenike? Igaca ikanzu y'umukire kugira ngo impe porutayi. Yanditseho make yundi arabihengereza toya, aya ni make. Ubuse hariho inkingi, hariho isima, hariho umucanga. Shyira abandi. Arakanira aragaca, afata indi sheke aruzuza. Yashyizeho 700. Ariko dushyize mu gaciro ko mwaje gusenga, murumva aho atari muri sansenike? Igaca ikanzu y'umukire kugira ngo umukozi wayo abone urugi, abone porutayi. Aho ntabwo ari muri sansenike? Ni muri sansenike. Ejo bundi hari uwo twasengeye iramubwira ngo umugeni wawe ntabwo ari hano i Kigali, ari mu mahanga ya kure. Imana yemera ko bapima bagasanga arwaye. Imiryango iteranya amafaranga baraterura bagejeje mu Buhinde, umuvura abona ni mwiza. Avura ariko atereraho akajisho. Amaze gukira aratereta. Birakunda. Ntabwo ari sansenike? Ubwo se ko yaragiye kwivuza, yaragiye gufata umusheri. Aho ni hehe? Aho ni hehe? Kurikira amakuru. Ibaze guteranya amafaranga umuryango ugapfuka batagiye kwivuza, kumba arwaye sansenike, arwaye urukundo, arwaye inzira y'Imana, arwaye agiye kwifatira umugisha. Aho ntabwo ari muri sansenike? Muraho ariko? Muraho neza? Yesaya aramubwira ati ibyo uvugana n'Imana ni wowe ubizi. Ngewe mpanuye ko ikongereye imyaka 15 yo kurama. Undi ati reka nanjye nirwarize narabatijwe. Abwira Imana ati bitemewe, ndashaka kubyemeza. Izuba ryarenze ntabwo rigenda, ariko ndashaka kurisubiza inyuma, mbibone rirase risubira inyuma ho metero 10. Cyambere n'amakuru. Burya rero ikizakwereka ko ihari nuko izakora ukabibona. Ngewe ndapinga kuko nabonye abatubuzi barabaye benshi. Naho nyobora yunzaniye unzanyeho ibikabyo ngo ndashaka gushima Imana. Ntese urashaka gushima Imana iki? Uti ngewe nari ndwaye sida ndakira mpa mikrofone, ntabwo nyiguha ko nayihawe n'Imana. Ndakubwira ntibanzu nyereke urupapuro rwa mbere rwa positive. Urwaye nyereka urwa nyuma rwa negative. Warakize, izo mpapuro zombi ninzibona ndaguha mikrofone yanjye ushime. Iyo utazinyeretse ntayo nguha. Hanyuma rero
icyo Imana igiye gukorera aha ngaha kizatuma ivugwa neza mu mvugire ngo amen. Icyo Imana igiye gukorera aha ngaha kizemeza abaturesi ongera ngo amen. Icyo Imana igiye gukorera aha ngaha kizemeza umuryango utakwemera. Icyo Imana igiye gukorera aha ngaha kizemeza umugabo wigize gitaminsi. Icyo Imana igiye gukorera aha ngaha kizemeza abavuga ngo yarasaze yirwa agenda ajya gushakisha aho ivuga hose ni inkorabusa. Ni icyo Imana igiye kubikorera aha ngaha. Curanga neza niwe iraheraho. Uyu mwana ntiyagerageje, ntiyazindutse. Koko umuntu yakora amasaha arenza akenewe ntumugaburire. Icyo Imana igiye gukorera hano kizatuma yamamara, kizatuma ivugwa neza. Nicyo kigiye gutuma igikorera aha ngaha. Hanyuma rero mwese mwitegure, aho inyuze inyura aho ishaka, ntawe uyibaza ngo kunyuza aha, oya. Ishatse yazamukamo hano hasi, ishatse yaca hejuru, ishatse yaca iburyo cyangwa se ibumoso, ishatse yaca ku mwanzi wawe. Ntibishoboye? Ntibishoboye? Irabishoboye. Ubu tugiye gusenga mugira ngo nyantinda nkinzwa niki? Abo twaganiriye ubushize narakavuze, reka nongere nkavuki. Ubundi kuwa mbere ntabwo twambara amakote ngo tujye kuvuga ubutumwa, keretse nyine uyu mwana nkunda niwe mba nemereye. Ubundi kuwa mbere ni relaxe, twambara sandari n'udupira duto, tugareba abana ko biga, tukaganira n'abagore, tuba twarabuze umwanya. Gusa ibyo mvuga ntimubyumva. Muri make tukaryoshye. Upfa kuba uryoshye iwawe utaryoshye ahandi. Hanyuma rero mu minsi yashize ndi kuri iyi nyigisho y'ahantu Imana igiye guca, kuwa mbere ntabwo nkunze gutwara imodoka, nigendera n'amaguru kugira ngo ntazarwara imitsi. Hanyuma rero nitambagiriye n'amaguru yanjye, ndi muri karitsiye na sandari, ibirenge byahumetse, yego, ngera ku rugo rw'umukristo wacu, umusore uri singo utarashaka. Mbona inzira kinguye mpatwa kujya kumuramutsa, ndinjira. Yemwe abaha ce ariko iyi nzu nta muntu urimo. Ndinjira. Yemwe abaha se uyu mwana yararwaye, byagenze biti? Ngiye nsanga ayicaye ku karago ari gusenga, ijisho ryavuye aha rigera. Ese uri gusenga yingaye? Ati ndi gusenga iminsi 7. Harya biracyabaho? Biracyabaho baroko? Biracyabaho. Ese mbabarira umbwire, ikintu uri gusaba Imana mu minsi 7 ni igiki cyatumye umera gutya? Arambwira ati ubu ndi gusaba Imana umugore. Nariko mukagira Imana akatabuze mu rutoki n'amakoma. Abakobwa barahari koko, ukihotora gutya iminsi 7. Atese ufite umwanya ngo wicare nkubwire? Ndicara. Ati ubu ngubu nakunze umukobwa wo mu mbyeyi, mu bantu bakize, mwiza. Ati umukobwa aranyemera. Atariko arambwira ngo iwacu barashaka kukumenya. Ati ku munsi nzajyayo, arambwira ngo uzihangane, iwacu babenga mu kinyabupfura, bashobora kuzakubwira ikinyarwanda ntucyumve ariko uzumve neza. Undi ati nta kibazo. Ati no mu ishuri nagezemo, niyo bavuga n'urundi rurimi nzarwumva, nzakanura. Agezeyo bamurebye uko asa, hari igihe iminsi baragukubise, yego, bakureba bakabona ntibikubereye. Bati yewe sha, turakumenye ariko turihuta, ubu rero turakwishimiye,
hanyuma niba ushaka kurongora uyu mukobwa wacu ugenda udushakira inkwano ya miliyoni, nihashira icyumweru utayizanye uzajya ahandi. Undi ati nta kibazo murakoze babyeyi, nzayishaka kandi mu icyumweru ntabwo kizashira ntayizanye. Ati ariko muzambabarire mutangire kukibara muhereye ku wa mbere. Ubwo hari nko ku wa gatatu. Bati nta kibazo tuzahera ku wa mbere. Umwana rero arebye hirya arebye hino abona reka da nta kintu. Afite bakuru be babakire n'abashiki be babakire, ariko banze kumwafasha mu buzima, kuko umwe asengera mu Basilamu, undi asengera mu idini yitwa Barungi, undi asengera mu yo kwa Satani nayo iriho. Murabizi ko iriho dini yo kwa Satani. Nyina anywa inzoga n'itaba akakubita byose, ni umukecuru udakijijwe, yabuze uwaganyira. Hanyuma banze kumufasha ubuzima rero, kandi nibucura bw'iwabo ngo keretse ayobotse ayo madini basengamo nibwo bamufasha. Ariko humura, nubwo banze kugufasha Yesu arahari arihagije. Mvugira ngo amen. Hanyuma rero arabintekerereza, ndamubwira nti rero shahu, ngewe ibyo narabirangije, dore mfite 1000 mu mufuka, ariko nacyo sinkiguha. Ndakigurira abana banje amandazi. Cyokoza ngiye kuguha icyo mfite. Undi ngaho mbwira. Musomera muri Matayo nikiza ibice 7 murongo hari wa 13, haravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ntiyewe sha komanga barakingura, saba baraguha, ushake urabona. Niryo rimfashije ndari guhaye ndigendeye. Atese nta kindi nta niyerekwa ntaryo, sinabeshyera Imana. Nditambukira ndamusezera, ngeze hanze Imana irambwira ngo subirayo. Nabaye nka Yesaya. Haleluya. Umbwirire umwana wanjye amagambo ngiye kukubwira. Niyewe sha ntindagarutse. Garuka nyine, ariko zubundi umuntu w'umuhanuzi uragenda nta n'ikintu ikunyujijemo. Ariko ubundi wowe uri ku munsi wa kangahe? Ati ndi ku munsi wa 5. Ku munsi wa 5 nta kintu urabona mwiyerekwa. Ati haba n'inyoni mu kirere, haba n'igiti kinyeganyega, hari abasenga gutyo. Kandi yabumvise. Ntago abantu bose berekwa. Numva rero irambwiye ngo aya masengesho ntabwo azapfa ubusa. Se wabibwiye mugenzi wawe kamubwira ko aya masengesho atarapfa ubusa. Irambwiye ngo aya masengesho ntabwo azapfa ubusa, kuko ije kugusura igusubize byose nta na kimwe kibuzemo. Ntariko irambwiye ngo izaca mu gikuta hano. Yanyuze se mu muryango ko hakinguye. Urayitegeka aho izaca aho ishaka. Ntacyo ubwo izansubiza sinsebe uriya mukobwa nkamurongora ndabyemeye. Ndigendera. Hari kuwa 5, kuwa 6 nijoro asoza amasengesho, ubwo ni ku munsi wa 7. Hanyuma ntiyaheruka kuryama kuri matera, aragenda araryamye n'agakabutura n'agasengeri, kubera iminsi yose amaze ataryama, no mu ruho gusenga biravuna, n'uturyo yariye dukeya twamuyobotse. Aragenda arasinzira, araheza. Asinziriye Imana yohereza abajura. Bapfumurira neza hahani natunze urutoki. Banyuramo ibintu byose, radio y'umusore, televiziyo y'umusore, imyenda y'umusore, inkweto z'umusore, ibintu byose baratwara. Ngo abajura boherejwe nande? Ni Imana. Ubu hari wavuga ngo kwa Jina Yesu. Nese ntabwo muzi yuko umupasiteri witwa Hoseya yasabye Imana umugeni ikamuhindaya yitwa Gomera. Butwi izwi. Pasiteri Hoseya ati Imana, koko ngusabye umugeni umpaye indaya yitwa Gomera izwi ku musozi, ubu se niba ifite igiswako? Imana iti ndica nkakiza, genda ushake Gomera. Ariko ngo iki Imana yashakaga kwandika mu mitima y'Abisirayeli bari barayiteye umugongo, yashakaga kubereka yuko
pasiteri Hoseya nakuyakuya iriya ndaya yitwa Gomera akayibwira imitoma akayikuyakuya, izandika mu mitima y'Abisirayeli ngo mwanteye umugongo ariko mbafitiye impuhwe, nzabagaruza umwuka w'ubugwaneza mbakuyakuye nk'uko umusheri akuyakuya uwo yakunze. Murumva ko byose Imana ibikora ifite impamvu. Burya rero yaguhondahonze igukaranga ipfundikiye ifite impamvu. Aleluya. Hanyuma rero aho azakangukira kwa Kinara Yesu, imyenda yanjye iri he? Toka Satani. Ikiradiyo cyanjye kiri he? Nyabingi apfe. Televiziyo yanjye iri he? Arahise mu byumba byose asanga twose batujyanye. Imana igiye kubaka ruriba isenya rukarakara. Ntago mwakumvise. Imana igiye kukugeza kure igukura kure. Ntago mwakumvise. Imana igiye kugusiga ayo mavuta bisikana n'imvuvu n'urukaranka n'ibindi ntazi n'ubushita n'amaga. Nuko Imana ikoze igucunda igushakamwe amavuta. Nibwo buhamya bw'ejo hazaza. Hanyuma rero sinzi ukuntu yarebye ku kaguru k'igitanda abona agatelefone ka gatushi ko bakibagiwe ntibagafashe, ahuruza mama we. Mama ariko kutanyitaba. Ndatika mama twamahiri ubyutse unkasira muri iki gitondo kubera iki? Ariko wintuka, banyibye inzu y'abandi bayishenye, mama byose babitwaye n'amagara sinzi niba yuzuye. Undati mwana wa bucura bwanjye nuko byagenze, henga nze nguhururize. Afashe telefone ahamagaye ukomeye ukora muri Banke Mondiale mukuru we. Ati waramutse wambwa we? Niko wambura musango? Waramutse? Undati mama kubyutse untuka nukubera iki? Ntagutuka bucura bwanjye mwaramwanze ngo keretse aje muri iyo dini yanyu y'abadayimoni murutwa nanjye udasenga. Ubu se ko bamushenyeyeho inzu y'abandi azayishyura iki? Ko byose babitwaye kandi yitegura ubukwe. Umwana wanjye bucura bwa henga nze nkuvume ndi umuziga. Iri ryarakonyeje muri 70. Ndakuvuma ndi umuziga. Undati mama gezaho utamvuma bikamfata. Ndaje ngira icyo nkora. Afata telefone ahamagara undi ufite uruganda muri Afrika y'Epfo. Waramutse sha? Niko wambura musango? Ndati mama kuntuka. Ntagutuka bucura bwanjye mwaramwanze harya ngo umusenyika kwa Satani. Sinzabayoboka ndu wabikira Mariya nubwo ntaherukayo. Harya mwaramwanze umwana wanjye sha ngo ntago mwamufasha keretse aje gusenga kwa Satani. Umurokore mwiza w'Imana. Ubu se ko bamusenyeyeho inzu azabigenza ate? N'amagara buhanza atayafite. Ndakuvuma ndi umuziga bakaza. Iri ryarakonyeje muri 72. Ndakuvuma undati mama gezaho utamvuma bikamfata ibyanjye byose bikagenda uruganda rwanjye rwashya. Ndaje ngira icyo nkora. Afata undi. Ubu Imana hari ibyo iri gusakuma mvugira ngo amena wongere ngo amen. Iri kuguhururiza. Afata undi. Ni umukobwa ufite umugabo w'umuzungu. Waramutse wagakobwa we? Undati mama kubyutse untuka. Ntagutuka niko uzi ukuntu wamvunye igise cyawe cyari kimpitanye. None wambura musango umwana wanjye bamusenyeyeho inzu y'abandi arayishyura iki? Niko ubu ngubu twose batujyanye arampuruje arampamagaye nta wundi afite. Niko harya ngo utunzwe n'abazungu mufite. Henga nze nkuvumira umuziga bakaza. Ndakuvumira ryarakonyeje muri 75. Ndakuvuma umwana w'abasinga. Undati mama gezaho ndakuzi ibyawe turabimenyereye. Bose abahetura akoresheje icyo kintu nta kintu Imana itakoresha. Mu minota nka 20 yari amaze kwakira miliyoni 25. Bazi ko inzu bayishenye naho kumbi bakuyemo amatafari 2 ya rukarakara.
uwahasanye yamwishyuye ntabwo hatwaye ibihumbi birenga 20 no kuhasana byose, aho ngaho bashenye inzu y'abandi. Hanyuma abo mwana uzi ubwenge utari ikigoryi aragenda areba inzu ya miliyoni 15 arayigura yibikaho, ifite pariseri nini, mujye mumenya ubwenge. Arangije afataho miliyoni bamuciye ashyira muri marete diplomatique, agura kandi gakositimu n'urukweto rureba imbere bita shimwa mana, ashyizemo, arambaye ishati y'ibara rimwe nizo zigezweho, ashyiraho isaha nziza, atelefona umukobwa ati ubwira abasaza ko ndaza nimugoroba nyuma y'akazi. Umukobwa atese shu, niko shu, waba se hari icyo wabonye, uranyamune kuramenye ntuza niba ntacyo ufite. Undi ati narasenze. Babwire bateguze. Basaza baritegura. Abwiye umwana ufite maso y'inyana hari akakiru niba atari tegisiyeri ati ugiye kuntwara ahantu njyana ntunsakurize, ndakwishyura tuvuyeyo. Undi ati nta kibazo, tubanze tuvugana amafaranga. Barayavuganye, bagiye kubona nyuma y'akazi nk'iki gihe bumva ihoni rirakubise, babona ijipe yinjiye icanye amatara. Bagiye kubona babona umusore mwiza avuyemo, baraje bamuhaye ikaze, bamuha agatebe gasanzwe. Bati hari abagiye gufurayinga bafite gahunda yo kuvoyaja uyu mugoroba, abandi bagiye mu mafamu y'inka zabo, tubwira ibikugenza hakiri kare. Akuramo ya mafaranga, envelope ahereza umusaza. Umusaza ati nta ubari inkwano yarabyaye, nabarwe na Rukundo. Maze Rukunda barabumva. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ngo agere kuri 800 aho umukobwa yicaye nk'ahari ati 900 miliyoni. Bati ngwino tukwereke intebe y'abakwe. Umukwe n'uwakoye. Icara hariya sha ususuruke, nawe wavukiye amezi 9 aho ngaho. Kandi ubwo n'ubuhanuzi. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire ko iyo nzira nayo ari sansenike. Haleluya. Ugusubizwa bivuye mu bitutsi by'umukecuru, urumva atari muri sansenike. Umukecuru akabatukuza bagakora. Baramubwira bati murumuna wacu turagukunda, kugira ngo mama atatuvuma bikadufata. Harya umukobwa wawe yitwa ndeka amazina yawe tuyazi. Arayababwiye. Bati invitation ziraturuka muri Amerika, niho zisohorerwa. Sare turayishaka turi muri Amerika, ntabwo twirwa tuyikubaza. Hanyuma ibigendanye n'agatimba n'ikanzu ibyiza birirandani, muramukazi we azayimanukana. Hanyuma ibintu byose by'amamodoka n'ibiki byose na fanta zo kunywa n'inyama zo kurya n'amafi n'inkoko n'inka byose ntibikureba, wowe uzitegure kurongora gusa. Ubwo bukwe nabubayemo nari pare uwo musore. Murumva se ntakwiye kuba pare? Murumva ntakwiye kuba pare? Yatwaye umugeni we muri vewiti, nanjye bampa igikoko cya vewiti ntwaramo marene gusa, nta kandi kajagari. Burya impamvu mugenda muri imwe nuko muri abakene. Abakire umushera atwara umusheri we, pare agatwara marene, bakagenda biganirira. Natwazaga akaboko kamwe. Nzamurira cyane ngo amena. Imana ije kunyura muri sansenike. Ntabwo tuziranye kwa Rusimbi. Ntiwayibonye Imana? Iraje yongera igaruke. Mbega inyama ukuntu zari ziryoshye we.
kugira ngo se bazihagararaho nk'abatindi. Hashwe. Dore ubukwe bwabereye hano haruguru muri Noboreza hoteli, niho twaririye ibyacu ntawe duhagaze hejuru. Mbe Nyagasani we, iyo jipe kubera ko twatashye bwije barambwe batitahane, nejo uzayijyane mu materaniro wumva uko Yesu agira neza. Mazutu yari yuzuye, ndagenda nk'ibyagize iwanjye, umugore atese biciyemo ntiharabura gato. Buriya rero abakene bazajya mu ijuru ni bake. Ko umukene araraganya bugacaganya agasenga amasengesho yo gutuka Imana. Ni ubuntu bw'Imana gusa, nawe ubundi ntiwagerayo. Iyo nzira murumva atari muri sansenike? Ntabwo ari muri sansenike. Urakoze. Hanyuma rero nagira ngo nkubwire ngo ijambo riravuze ngo iki nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye gihamya yuko azasohoza icyo avuganye nawe. Azaca ku mwanzi agusubize. Haleluya. Imana izakunyuzaho ishaka ariko kugira ngo igusubize. Yego 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 yego. Tugiye gusenga. Ndumva Imana igiye gukorera ibitangaza aha hantu. Umuntu uri kundya ngiye guhanura, umuntu mvuga arajya haguruka kuko mu kanya turasenga. Igitumiye Imana tujya kuyishaka no kuyishengerera ni uko ivuga kandi ibyo ivuze ikabisohoza. Amen amen. Impamvu tuyikurikira tukayinambaho imvura ikatunyagira, dore uyu munsi yaguye ari nyinshi ariko mwavuta vose icyondo muraza, ni uko ivuga bugacya igasohoza. Haleluya. Irambwiye ngo mpamagara umuntu ufite urugo rwasenyutse ariko divorce kabitaraba. Aho haracyari ibyiringiro. Yego. Ahaguruke aze dusenge. Tera intambwe uza, nta banga ririmo. Ufite urugo rwasenyutse ariko divorce kabitaraba. Turatongera. Hagarara nta kibazo buretse gupfugama. Turatongera dusenge. Imana yabishobora? Yabishobora? Yabishobora. Hahaguruke umuntu wazanye urupapuro aruzanye imbere y'Imana nk'uje gutanga ikirego imbere y'Imana, kavuga turi urwandiko ndarujyanye ngiye kurwereka Uwiteka. Hagurukana urwo rwandiko uruzane hano ku mugaragaro. Kandi urwandika cyangwa urwandikirwa sinari impari, ariko iyera irareba izi gusoma. Rurambura urufate mu ntoki. Nirushaka rubindangiza rubanza cyangwa sinyasiyo cyangwa hamagara. Nishaka ibe konfukasiyo ya RIB. Nta kibazo. Nayo turayisengera igakora neza ntabwo irenganya. Urwo rupapuro urufate mu ntoki urushyire hejuru. Vuga uti naje. Shyira hejuru. Shyira hejuru Imana irubone. Ariko mwamvugiye ngo amen. Irareba cyangwa ntabwo ireba? Irareba cyangwa ntabwo ireba? Burufashe mu ntoki. Ibyo Imana igiye gukorera aha ngaha bitandukanye n'iby'imiryango yakuvuzeho. Yego? Yego? Mukanyanza
nageze muri feruje nahigiye akantu gakomeye. Kubanza bya byuma byabo byari byapfuye, ariko umuyobozi w'ibinyabiziga ubifitiye ububasha burya asimbura ibindi bimenyetso byose. Ntabwo ari uko mwabyize? Umuyobozi w'ibinyabiziga ubifitiye ububasha asimbura ibindi byose, nari amakamera n'ibiki byose arabisimbura. Yahagaze rero abahari ati, hanyuma abahari ati nimwe mugezweho, abahagira wibeshye nuko ku Mana bimeze. Abahana ati nturamenya Imana kuyivuga neza buretse. Abahariya muzi twahahagaze turahatinda, abashoferi bamwe barivovota. Ntimurivovota ibiki ko no ku Mana ari uko bimeze. Ubu hari abo yabaye yagize gutya iti muretse, abandi iti nuko bikora. Hanyuma rero tugiye kubasengera, kandi mu gusenga turasenga muri ubu buryo. Imana ivuze ngo hari umuntu wirukanywe bidakurikije amategeko mu kazi, none urubanza ruriho. Ndagira ngo nawe asi dusenga Imana, kandi Imana yamubonye. Burya bashobora kwica amategeko, ariko Imana yirarenganura. Ntirenganura se? Ntirenganura se? Nuko ivuze. Nababwiye ngo muha agaciro ikivugiye aha ngaha, burya kirakomeye. Hatambuke umuntu ufite umwana wamunaniye, wamubereye nk'amenyo ya ruguru, atambuke aze. Imana ivuganye nawe yuko yabibonye. Ntabwo ari twebwe tuzahora turi iciro ry'imigani, ariko Imana yabonye ko umwana wawe afite ikibazo, n'ikimenyimenyi n'uyu munsi ntawe uhari. Irareba cyangwa ntabwo ireba? Irareba cyangwa ntabwo ireba? Hatambuke umuntu waje gusenga abwiye Imana ati, Mana ndifuza kukubona, dore nutagira icyo uvuga ndagenda ntabwo nzagaruka. Umuntu wavuze iryo jambo atambuke azahagarare hano musengere. Wavuze iryo jambo hagarara hano. Muri make burya bari umukandida wo kwiyahura, nicyo bivuze mu Kinyarwanda. Nutamvugaho ngiye hariya mu rusengero, ndabizi abarokore bafite Imana ivuga, ariko nutagira icyo umvugaho ndataha ngende ntabwo nzagaruka, bazongera kumbona. Wabivuze cyangwa ntiwabivuze? Nabivuze. Wabivuze cyangwa ntiwabivuze? Nabivuze. Tubareke se bagende nka roho mbi barerembe bapfe bashire? Tubareke se bajye kwiyahura? Wapi? Mva rero nkubwire, hari aho nzi amaso saya mvugana nayo. Iravuze ngo mu bantu bazakomera uyu mwana arimo, azakomera. Mu bantu bazafasha abababaye n'abashonje uyu mwana azafasha abababaye n'abashonje. Urumva uragenda udafashije abababaye, urumva uragenda udakomeye, uhere kugende kandi Imana ivuze? Urumva uragenda koko? Mada, wanzwe n'abantu ntabwo wanzwe n'Imana. Imana iragukunda. Uramenye icyo gitekerezo ugihagarike, ugisibe, kuko sinkuzi ariko ijuru rirakuzi.
wumvaga gupfa byakurutira kubaho, ariko Uwiteka aravuze ngo uramenye ntugapfe, ahubwo aho kugira ngo upfe harapfa imbwa ebyiri uyu mugoroba. Kandi izaguhuza n'urubyaro rwawe, murye muhage musigaze. Niko Imana ivuze. Mwanyemerera tugasenga Imana. Icyo Imana ivugiye aha kingana n'ubushobozi ifite. Ndagira ngo abicaye muhaguruke. Senga Imana. Ndagushimiye ko ukomeye, uri Uwiteka Nyiringabo, ni naryo zina ryawe. Ndagushimira kuri itangiriro ukaba n'iherezo. Bano bantu bahuye n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe niryo rirema rikabeshaho. Ndagushimiye ko ubonye abakwandikiye witwa Uwiteka. Ndanezerewe ko ubonye abari bagiye kwiyahura witwa Uwiteka. Ndagushimira kandi muri uyu mwanya wa none ahangaha kubonye abantu bafite abana babananiye witwa Uwiteka. Ndishimye cyane Uwiteka Imana yanjye. None guhera aka kanya ka none aha, ijambo ryawe, imvugo yawe ingana cyane no gukora. Uyu mwanya twakiriye gukora kw'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana yera, Imana rubasha, Imana y'ibyiringiro, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Zino nzandiko ndagushimira ko uzivivuye, ndagushimiye ko uzishubije. Imana ishimwe. Ndanezerewe cyane ko wera wa Isiraheli imanzu ziburanye, si icyo gusa, zaviza ukaba ugiye kugenda ugendanye na ba nyirazo, si cyo cyonyine gusa. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Hose habera heza, inshuti zibana, zirakundana neza, zibanye na Yesu. Kundana neza, zibanye na Yesu. Icyo Uwiteka akubwiriye aha ntugisige kuri iyo ntebe, ahubwo ugitahane, kizagutunga mu butayu. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Hagarara mu nzira zose, uturinde abadayimoni, tuzongere kugaruka mu nzu yawe tukivuga izina ryawe, tutishwe n'ibyaha. Ndagushimiye ko ugendanye na buri wese, kandi ukaturindira abacu n'ibyacu, maze iyi nzu yawe ikubakwa ikuzura, kuko aho igeze turagushimiye. Urakoze Yesu, ugendane na buri muntu wese, tubisabye Imana mu izina ryera rya Yesu, amen. Mujyane umugisha w'Imana.